When you think about love, think about me. I can give you more than you never need. Sooner or later, every heart needs some company. When you think about love, think about me. Umuntu yamuhuye gutya mu nzira akubonye atakuzi nicyo ashobora kukwibeshya bitewe no kukureba gutya gusa akabona kwibeshya nyamara atari kumeze. Abantu rero mujye mutubabarira ibintu byo kwibeshya rimwe nigeze kujya gusenga mu Abarokore mu bya bindi by'ibyumba by'amasengesho kuko nari mfite make up ntuboye kuzura abantu bose batangira ngo bari guhanura ngo ubusambanyi bica. I was like, come on guys, kuko ntuboye kubera ko so abantu ba judginga ibintu batangira kumvugaho ibintu ntanigeze ntanakora. Umuntu wabaye cyane cyane mu buzima bwa gospel cyangwa se wabivukiye muri uwo muryango uteye gutyo, waririmbye muri korali rero? Cyane no kwishuri nararirimbaga muri korali. Ubwo rero bivuga ko nawe wemera uri mu bantu bemera ko bazajya mu ijuru? Ntago ijuru ntago ibira ibintu byose nibyo dusoma. Rero impamvu binancanga nize histoire, geography na economy. So rero ntabwo nzi nimba koko iryo juru rihari cyangwa se uko kuzimu guhari. Gusa icyo nzi cyo nuko muri iyi si mbere yuko umuntu ajya gupfa yishuri ibyo yakoze. Yes, twizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye. Turakanda subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video iyo yabaye nk'indirimbo ntago twongera kubisubiramo. Ahubwo ndi kumwe na COCO. Amakuru yawe? Ni meza. Abantu benshi bamaze rero kukumenyera, maze kuba ikimenywa na bose. Ashaba ntago mbizi. Hano rero ni street talk, ariko iyo tugize amahirwe tukabona umuntu w'umustar tugenda twiganirira akatubwira byinshi ku buzima bwe. Ariko uyu munsi ntabwo turi bubyinjiremo cyane, turajya kuri talent yawe. Ni weho muhanzi wa mbere wo mu Rwanda ushobora kuba warakoze indirimbo iri ku rwego mpuzamahanga ugahita uririmba mu Giswahili. Uyu munsi rero by'umwihariko ufite nakandi karusho, niyo mpamvu turi kumwe. Ufite akarusho kuba waririmba indirimbo zose, nimvuga zose wenda z'abanyarwanda, mu cyongereza, mu gifaransa, mu kinyarwanda. Sinzi igifaransa niba ucyumva, ariko numvise igiswahili ucyumva cyane. Hanyuma tubwire bwa mbere ufite indirimbo? Mfite indirimbo yitwa Confused iri hanze. Batarayibona mujye kuri YouTube bakore subscribe nibabyibagirwe. Ariko nihwiri Confused barahita babona n'izindi ndirimbo zanjye nyinshi. Abantu dutera amatsiko Confused, wenda uraririmba ngo Confused, muririmba gute Confused? Unasemaga nina sauti nzuri, nashukuru ila kunisapoti ya mwezi, nashukuru nimeshatumiwa na wengi, maskini nimechezewa, mkini ahidi mapenzi, pesa na kunipromo, ila nishachoka. After try so hard, I feel confused. Kuna kosa nini na mini shine. Nyine bigakomeza gutya. Kubera iki wayise Confused? I was confused with life. Nyine nari ndi confused n'ubuzima. So abantu bumvisha amateka yanjye barabyumvishe. So muri iyo periode nibwo nanditse iyo ndirimbo. Amateka yawe wenda tunitemberera, nabonye yambaye inkweto ndende cyane, ariko ni na nziza cyane. Ari ndende cyane ziranga iza bite musaidizi. Izo nkweto zisa musaidizi? Ubundi ndakurebye gutya kwambara, ukunda kwambara bimeze gute? Wambaye akadeshire n'udukweto uzi kujyanisha ibintu byo kwambara ari ikintu bizi ubusanzwe? Wapi, ngiye nambara ibintu byose numva ko bitambangamiye. Kubera iki se wenda utaje wakwisoma nk'akajipo cyangwa agakanzu kubera ko biba biterwa n'ikintu njemo. Uririmbye rero Confused igiye hanze, comment ya mbere wabonye yari iyihe? Abantu barayikunze kenshi, cyane cyane bayikunze kubera ubuhamya natanze, which is good kubera ko ubuhamya nabutanze kubera ino ndirimbo, kubera ko narindi kusobanura abantu how was confused with life. Ubuhamya bakunze kubugaruka, hari ubuhamya natanze, hari ubuhamya wenda ntago tukubaza ngo ngere ubudusubiriremo, ariko tubwire wavuye mu kihe kibi uburi hehe ku buryo uvuga ati ibyari bibi nabisize inyuma ndi koko mushya kandi ufite ingamba? No gukura, urumva iyo umwana ari umwana nyine aca mu bintu byinshi bisanzwe. So narindi mu bwana so ubundi umuntu mukuru nzi icyo nshaka. So rero ibyo nanyuze mu bwana bwanjye
ni nk'iby'abandi bose bacamo so rero ubu narakuze nyine nzi icyo nshaka. Warakuze uzi icyo ushaka. Uje mu bakobwa bandi bazi umuziki bo mu Rwanda cyangwa se bamaze kugira ahantu bagera cyane cyane muri muzika, barimo ba Charina Nina, ba Knowless, sinzi hari niba hari n'abandi, ariko ubwo n'abamarina barimo kuko bakoranye na ba Harmonize, urumva ko niwe mukobwa nawe wabashije gutoroka korana n'abantu hafi. Mwebwe imipango ni yihe rero? Twese si wenda sabo bonyine, twese gahunda dufite niyo gutera imbere, tugafata umuziki wacu tukawujyana no hanze bakawumenya. So urumva rero nanjye niyo gahunda nzanye. Buri muntu wese afite inzira acamo, nanjye mfite inzira zanjye bazazibona. Kuririmba igiswahili cyane n'icyongereza umuntu ahita kumva ko hagati yo muri Kenya cyangwa Tanzania uzaririmbira hamwe, hagati ya Diamond na Harmonize cyangwa se na Rayvanny, wumva wakorana nande? Uramutse ayo mahirwe yose angana? No kuvuga ngo biri muri gahunda yo kuba wenda najya Tanzania cyangwa se mu bindi bihugu, ariko bizaterwa n'uzaba umeze neza kiragiye, kuko urabona muri monde ya musique tuba turi muri competition, you know. So igihe cyanjye nikigera nshobora kuvuga ndabiteganya wenda bikaba nyuma y'umwaka cyangwa se nyuma y'amezi runaka. Icyo gihe wenda ntabazakiriho cyangwa se yaba nariho akaba atari uri gutraining, akaba atari ugezweho, you know. Bizaterwa n'uwo nzabona ko nshobora gukorana nawe simpombe. Ubu waterwa ishema no gukorana na cyangwa wakumva umuntu mwakorana ubaka kuzamurira izina kurenza uko riri ubu arinde? Nta muntu ugizamura izina ry'undi. Ahubwo ibiko ngiye niko nabibonye, hari abahanzi bamwe na bamwe bakoranye n'abastari bakomeye ariko ntazamuke nkuko twabiteganyaga. Ntago nabavuga bariyizi, gusa igihari nuko buri muntu ubuhanga bwe nibwo butuma azamuka. So rero uyu munsi ndamutse mvuze ngo ngiye gukorana na runaka, ashobora kuba ndusha izina ariko mfite talent. Naguhamagaye kuri telefone. Ntago ari njyewe. Ni njyewe se? Hako ni wowe? Umuntu witamukiye cyangwa ni njye? Mbaraguza telefone gashyashya. Ariko witabira gashya. Ariko ni nukuvuga ngo bari bakanyibye kamwe, so aka nakandi naguze. Rero simenyereye soneri muri telefone, byari byanunguye. Uyu numvise soneri muri telefone birantunguye. Koko ariko ndabona wakandagiye inzoka. Irihe? Warusko ngiye kwiruka oyasha ntabwo njye mpfa kugira ubwoba. Hanyuma ibyo binjyanye kukubaza nka koko mu buzima busanzwe, koko niki kigutera ubwoba kurenza ibindi? Failing, like iteka ryose ngiye gukora ikintu cyambere agatima karatera bati ngiye kubikora neza, gutsindwa ni byiza gutsindwa, ariko nicyo kintu cyambere kijya kintera ubwoba. Tugendere rero. Hanyuma mu nyamaswa bino binyamaswa nyine umuntu abona kabitinya, hari abakobwa benshi bakunda gutinya ibintu bita ngo imiserebanya, n'abandi batinya ibyugu. Utinye inyamaswa nubwo waruzi inzoka sinirukanye, buriya rero ntinya inzoka cyane, ariko ngewe nkangwa n'icyo mbona, kandi biterwa n'uburyo kinkibonyemo. So ntago ndi wa muntu ngo nabona inzoka iri kugenda itari, kandi biba biterwa n'ubunini bw'inzoka. So imiserebanya utuntu nk'utwo ntago tujya tunkanga. Inzoka bayirya? No. Actually impamvu ntatinya, kera ndi umwana nagiraga ubwoba cyane, biri too much. Then bikabije ku buryo niyo twabaga twicaranye gutya kunuma ikintu hariya ntabwo byaba byoroshye. So mama rero abona uyu mwana azakura atameze neza umunsi umwe bamfunganira hanze, bakaga telefone karankora nta kibazo tangazimye. So umunsi umwe rero banyingiranye. Bagukingiranye bigenda bite? What's going on? Okay, I'm sorry. Urumva? Dukomeze. Urumva rero mama rero byari nka 9 z'ijoro, 8 z'ijoro, hano twe dutuye habaga imbwa nyinshi, urumva? So rero mama arankingurira arambwira ati genda uzanire kari akantu, ati bahita nkingirana. So imbwa zincaho, iki byose bincaho ubwo buranyica, ariko yari arimo arandebera avuga ati ikintu kimufashe ndagera, ariko nge ntago nabibonaga. Ubwo bwaragiye buranyica, imbeho iranyica, vese kuva icyo gihe na ninjoro niyo bari sanga sinjye ngira ubwoba. Yes, turimo tugenda tugana no ku musozo. Umuntu wakureba ashobora kuvuga ko ujya gusenga, nta umuntu wacira undi rubanza. Kugeza n'ubu nta dini ndagira ryo kuvuga ngo nasengeramo, gusa nsenga Imana, nizera ko Imana ibaho. Yaje nikigera nkahitamo idini nyine nzari bibamenyesha, ariko ubu ngubu ntaryo ndahitamo. Ahantu hose ndahasengera. Make nta hantu barizwa? Ntaho. Ubwo niba ngombwa ko umukunzi ubwo ntoramugira? Ubwo naze nyine mukunda nzamukurikira, kuko kugezana n'ubu ntago ndavuga ati ngo mfashiri ingiri.
gukurikira umukunzi mu idini nabonye ari ibintu bikunda guteza impaka abaye ari umuyisilamu uzajyayo ari umusilamu tuzabyumvikanaho rega nimba mukundana bon hari gihe ashaka kugusobanurira bya kisilamu ukumva ni byiza ukabijyamo byita gutoresha shahaba ntanabikunze nabwo ntamukatira da none se n'ubwumvikane nk'umuntu wabaye cyane cyane mu buzima bwa gospel cyangwa se wabivukiye muri uwo muryango uteye gutyo waririmbye muri korali rero cyane no ku ishuri nararirimbaga muri korali akaye karirimbo kagufashaga kugeza n'ubu ku buryo wicara ukavuga ati okay nubwo ndi kuririmba ngo ndagukunda cyane ariko akana karirimbaga mvuga ngo ndagukunda Yesu sinibuka nyirayo ariko hari akaririmbo bajyaga bakunda kuvuga ngo mani yo ngutekereje mani yo ngutekereje umutima wanjye uzura amahoro karirimbo naragukunda cyane ndashaka kuvuga urumva bamwita Dominique Nick cyangwa Patrick Nyamitari I don't know nago mbyibuka neza batubabarire niba ari wo tuyihaye atari ariko urumva ko karirimbo abantu benshi bagakunda yana n'ubu iyo mbonye nyine ibintu biri kugenda neza ndakumva ngumva karanyubatse ubwo rero bivuga ko nawe wemera uri mu bantu bemera ko bazajya mu ijuru ntago ijuru ntago ibira ibintu byose nibyo dusoma rero impamvu binancanga nize histoire geography na economy so nize ibintu bijyanye n'amadini twarayizeho so sometimes iyo ugiye mu bintu cyane biragucanganya ubona buri dini ufata kwera ko nyine biragucanganya ibintu by'amadini so rero ntabwo nzi nimba koko iryo juru rihari cyangwa se uko kuzimu guhari gusa icyo nzi cyo nuko muri iyi si mbere yuko umuntu ajya gupfa yishuri ibyo yakoze ibyo byo kuvuga imperuka ntabwo ndabibona ariko gusa nuko nzi ko nukora ibyiza uzabisanga imbere nukora ibibi uzabisanga imbere kandi kuba ndiho nuko habayeho Imana yaturemye so rero nta kindi nzi ibindi nibyo dusoma so wenda uko iminsi izagenda igenda nzagenda nsobanukirwa byinshi abapasiteri baratubwira mama akambwira abantu bakambwira ku ishuri bakambwira biri complicated ariko nk'ubu icyo cyemezo cyo kujya mu ijuru kiramutse kibaye uyu munsi bumva wajya ijuru ukuntu ndyumva nimba koko ribaho of course nzarijyamo kandi ndanarikwiriye kuko mu bantu bagira umutima mwiza mbamo nuko bimeze hanyuma tugana ku musozo ni iki abantu iyo utekereje cyangwa se umuntu ashobora kukubona nk'uko ukabona ukuntu koko wambaye inkweto ndende kareba wenda ukuntu wisize make-up ubundi urazikunda cyane ndabikunda ni nanjye wabyikoreye so bosi cyane ariko si ibyo ngiye mu maseremoni akomeye ariko ibintu bisanzwe ndabyikorera umuntu rero muhuye gutya mu nzira akubonye atakuzi nicyo ashobora kukwibeshya bitewe no kukureba gutya gusa ukabona yakwibeshya nyamara atari kumeze abantu rero mujye mutubabarira ibintu byo kwibeshya rimwe nigeze kujya gusenga Abarokore mu bya bindi by'ibyumba by'amasengesho kubera ko nari mfite make-up ntuboye kuzura abantu bose batangira ngo bari guhanura ngo ubusambanyi I was like come on guys kubera ko ntoboye kubera ko so abantu bajudginga ibintu batangira kumvugaho ibintu ntanigeze ntanakora so urumva bakubeshyira just because you look like so abantu ntibakajye bajudginga umuntu kubera cover bajye banza kwanza bamenye umuntu akaririmbo noneho turimbira akarimbo kanyuma dusoze akanyuma se kahe ishobora no kuba indi umuhanzi nta kibazo sinaririmbi when you think about love, think about me. I can give you more than you never need. Sooner or later, every heart needs some company. When you think about love, think about me. Mujye muntekereza mutekereza urukundo. Ewana nanjye murumva ko ngiye barantekereje buranuka impeta bagiye kuyongereza utabireba gutya gashaka kuvanga amadosiye hanyuma koko turasoje anu we butumwe ufitiye abafana bawe indirimbo zawe bazajya bazisanga indirimbo zanjye ahantu mwasanga ni kuri YouTube nkoresha Lucky Coco Rwanda mukamfollowinga kuri nimwibagirwe gusubscribinga nukubabwiye bakagenda ukanda akamenyetso n'akamenyetso k'umutuku warangiza ugatukana n'inzogera kugira ngo ikintu kiza ikindi bakamfollowinga kuri Instagram yanjye nkoresha Lucky Coco Rwanda Lucky Coco 94 bakanyandikira no kuri email yanjye luckycoco32@gmail.com oya guhamagara byaba too much gusa impamvu ntanze email nukuva ushatse kugira icyo umbwira cyangwa twaganira wanyandikira kuri email yanjye ako kuri Instagram ntabwo gishyira twadufoto nyine dukurura impaka sibyo kuri impaka nizazindi abantu ngo babambaye nabi kwambara nabi ni gutariko
umuntu yambara uko yumva. Iyo ni indi topic. Yes, reka tumushimire cyane Lucky Coco niwe muhanzi wacu uyu munsi, yari umusitari wacu uyu munsi. My name is Didas. Mukomeze mukane subscribe, wowe utarakana subscribe na kukamitso k'umutuku, ikindi witukana inzogera yitiza kugira ngo video zikugereho mu buryo bwa notification. Byari byiza kubana namwe USA, Canada ndetse no muri za Norvège, turabakunda cyane. My name is Didas. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.